ngo haye ikaza nitwa Seborex on have to know me and to love me. Uyu munsi ngiye kukugezaho inkuru yatangaje abantu benshi, inkuru yatumye abantu benshi bomerwa, ariko ni inkuru yasize isomo rikomeye. Reka duhere ku itariki 21 zo mu kwezi kwa kane uyu mwaka turimo. Hari igitondo cyiza, ni igitondo cyari cyabyutse neza, akazuba karasa neza ku kibuga cy'indege. Muri icyo kibuga cy'indege hari umugabo utuje wari uhagaze kuri gate ya 37 ategereje ko indege ihaguruka ubundi akerekeza mu gihugu cya Burkina Faso. Uwo na wundi ni Perezida wa Burkina Faso, uyu yitwa Ibrahim Traore. Numugabo uri hambo, numugabo uca bugufi, numugabo ugaragara nkaho ataba ashaka kwerekana ko ahenze cyangwa saba mu buzima buhenze, ariko numugabo utekereza bigiye kure. Uyu mugabo rero muri iki gitondo cya kare, Ibrahim Traore yarari ku kibuga cy'indege ategereje indege. Nta kote yari yambaye, nta murinzi n'umwe. Uyu Ibrahim Traore yari yitwaje, yari wenyine yambaye bisanzwe. Ku kibuga cy'indege abantu bari bahari, abagenzi bari bahari, na numwe wari gukeka ko uyu nguyu ari perezida w'igihugu cya Burkina Faso uraho ngaho wiyambariye bisanzwe. Amasaha yo kwinjira mu ndege yarageze. Ibrahim Traore yinjira mu ndege, ahura n'umukobwa mwiza, umukozi ukorera company itwara abantu nyine y'indege ya France Air. Aramusuhuza amwenyura, ari hambo n'icyubahiro cyinshi, aramubwira ati mwaramutse. Umukobwa nawe aramusuhuza, nawe aramubwira ati mwaramutse neza. Amwereka aho yicara. Ibrahim Traore aragenda yicara muri business class, ahicara abanyacyubahiro cyangwa se ahicara abafite amafaranga, ni muri VIP. Uyu Ibrahim Traore aho yari yicaye kuri low ya 2A, hari iruhande rw'idirishya, aricara aratuza. Abantu bari muri mu ndege ya France Airline, nta muntu n'umwe wari kumenya ko indege barimo yicayemo perezida w'igihugu, by'umwihariko icyo gihugu bagiyemo aricyo cya Burkina Faso. Indege yagombaga guhaguruka n'ubundi igana mu mujyi wa Ouagadougou, mu mujyi wa Burkina Faso. Aho ngaho mu ndege, indege itari yahaguruka, hanze y'indege hari umugabo businessman. Uyu ni umugabo ukomeye cyane, ni umugabo w'Umufaransa. Uyu umugabo akaba ari CEO wa company yitwa Major Energy. Uyu mugabo akigera hano yaje nk'umwami ku kibuga cy'indege. Uyu CEO hari red carpet yanyuzeho, yarafite protocol bari aho ngaho ku kibuga cy'indege, bamuzaniye champagne, ameze neza. Perezida wa Burkina Faso nawe yarari mu ndege. Ibrahim Traore yicaye yiturije, yaravuye mu nama mu Burayi, aho yaravuye mu nama n'ubundi yo kwiga ku isoko rya zahabu cyangwa se uburyo zahabu zacuruzwa, ndetse no kurebera hamwe iterambere ry'ahazaza rya Afrika. Uyu CEO wa Major Energy, uyu Mufaransa, ari kuri airport, ageze ku ndege. Yatunguwe nuko abo mu ndege bamubwiye bati rero ikintu gihari nuko business class yashize, yuzuye, yabaye full, abantu bakwiriyemo hose, ahicara abanyacyubahiro cyangwa se ahicara aba VIP. Baramubwiye bati huzuye. Uyu CEO byaramutunguye, ararakara, arababara, abwira umwe mu bakozi b'indege. Aha rero niho inkuru, niho ikintu cyaturitse, niho hari hagiye kubera ishyano, niho inkuru igiye gutangirira. Hari umukobwa mu ndege witwa Clara. Uyu mukobwa, uyu Clara, yari umukozi wo mu ndege, niwe waje kubwira uyu CEO hanze y'indege, aramubwira ati business class, imyanya y'abanyacyubahiro yashize, yuzuye. Uyu CEO yamusubije atishimye, aramubwira ati ariko muranzi, ndi CEO wa Major Energy, ngiye muri Burkina Faso, ngiyewe mfasha abanyafrika ama projet menshi, ndi umunyacyubahiro,
nshakira mu mwanya wa business class. Wibuke neza ko uyu Claire yari yabwiye CEO ko business class yuzuye. Uyu Claire igikuba cyaracitse, yumvisha umugabo akomeye, yumvisha umugabo afite izina riremereye, afite amafaranga, yumvishe ko bafite umushyitsi w'imena ari we uwo CEO. Yasubiye mu ndege, asubira mu ndege araranganya amaso mu bagenzi, ajya muri business class yabuze icyo gukora. Icyo rero uyu mukobwa yatekereje, icyamuje mu mutwe, yahise areba mu bagenzi bari bicaye mu ndege. Mu kureba abagenzi bari bicaye mu ndege, arebye abona umugabo wari wicaye kuri row 2A, yicaye ku idirishya, umugabo wambaye bisanzwe, umugabo w'umwirabura, umugabo atazi, abonye nk'umugenzi uraho, ariko atungurwa nuko umugabo yabonye amafaranga cyangwa se yagize ubushobozi bwo kwicara muri business class. Yaramwegereye mu nseko y'uburyarya, aramusekera, aramubwira ati excuse me monsieur, ati twareba itike y'indege yawe. Ahangaha yashakaga kumwiyenzaho kugira ngo arebe icyo yakora kugira ngo ahagurutse Ibrahim Traore amujyane mu myanya y'indege isanzwe. Ibrahim Traore atuje cyane, yafashe itike y'indege ayereka uyu mukozi wo mu ndege Clara arayireba by'uburyarya, arayicekinga, asanga umwanya yicayemo muri business class niwo mwanya uri ku itike, asanga nta kosa na rimwe ririmo, ariko aravuga ati mwadufasha ko dufite umushyitsi wibanze hano, dufite umushyitsi w'imena, mukamuhagurukira mukajya muri economy, mukajya ahasanzwe, uyu mushyitsi wacu akabona aho yicara. Traore yaratunguwe cyane, aramubwira ati kubera icyo ari nge uhisemo, kandi nanjye nishyuye itike y'indege, nishyuriye aho ngomba kwicara, kuki ari nge uhisemo ugahitamo ukumagurutsa? Uyu Clara aramusubiza ati impamvu nuko ari ikibazo cy'ingenzi kandi uyu mushyitsi wacu ari uw'ingenzi. Ibrahim Traore muri ako kanya nta muntu n'umwe wari ufite igitekerezo ko indege barimo irimo perezida. Uyu Clara yaramubwiye ati wadufasha ukamuhagurukira. Ibrahim Traore yaramubwiye ati ese uwo mugenzi mufite w'ingenzi ni ingenzi kundusha? Uyu Clara aramusubiza ati yego, ni ingenzi kukurusha. Ibrahim Traore yaramurebye, aramubwira ati ntago bishoboka, ntago ngewe nshobora guhagurukira umuntu. Traore arituriza. Abagenzi bari baraho bose basaga nkaho bahuze. Hari umugabo wari urimo asoma ikinyamakuru, hari undi mugore nawe wari urimo afite laptop ari gutayipinga, ariko asa nkaho apozinze. Uwo mugabo nawe wari uri ku ruhande asa nkaho aba high attention, areba umugenzi w'umwirabura, umugabo w'umwirabura wambaye bisanzwe, ari gutongana cyangwa se asa nkaho ashyogozanya n'umugore w'umuzungukazi w'umukozi wo mu ndege ari we Clara. Ariko abagenzi ntibabyivangamo, ntibagira n'icyo bavuga, barituriza. Uyu Clara yahise yihuta ajya muri cockpit, ajya kuvugana na kapiteni w'indege, agaruka arasa nkaho yijimye ku maso, arongera yegera Ibrahim Traore, aramubwira ati wahagurukira umugenzi dufite? Ibrahim Traore aramubwira ati nakubwiye ko ibyo bintu bitashoboka. Uko niko rero CEO wa ya kampani nakubwiye yitwa Major Energy yarari hanze mu bwibone bwinshi, mu gasuzuguro kenshi, avuga ati kubera iki mutari kungirira vuba, ko mutari kumbonera umwanya, kandi amasaha yamfashe ngiye muri Burkina Faso, ngiye gufasha kiriya gihugu mu maproje yacyo, muri kunindira, barantegereje. Uyu mukobwa Clara, umukozi wo mu ndege, yarongeye araranganya amaso mu bagenzi bari muri business class, areba undi mwana, undi musore uri mu kigero cy'imyaka 20 w'umunyafrika, aragenda aramubwira ati wadufasha ugahagurukira umushyitsi w'imena dufite? Umwana w'umusore w'umunyafrika aramubwira ati no, bishoboka gute, hano nahishyuriye. Uwo mukiriya se, uwo mushyitsi
aranduta ko nanjye ndi umukiriya. Ati nibibaho. Clara nta kuvugana nawe ibintu byinshi, yahise akora iki? Yahise amwaka itike ye y'indege, yakayo tike indege. Uwo mwana aramubwira ati haguruka vuba vuba. Muri ako kanya Ibrahim Traore ku ruhande yahise ahaguruka mwijwi rituje adahubutse, aramubwira ati this is enough, ibi birahagije. Kubera iki mufata abantu mugashaka kubasuzugura kandi mugendeye ku ruhu? Yarambwiye ati iki kintu gukora ni discrimination. Urimo urafata abantu ukabasuzugura ushingiye kuko uri kubabona. Uyu mukobwa Clara cyangwa se uyu mugore Clara w'umuzungu kazi wo mu mukozi wo mu ndege yahise asubiza Traore ati please, ushobora kwicara, wafashe ukahita wicara aka kanya. Ntago yarafite igitekerezo cy'umuntu ari kubwira, ntago yarafite igitekerezo cy'umuntu ari gusuzugura, ntago yarazi ko ari gusuzugura Pellezida w'igihugu cya Burkina Faso, by'umwihariko igihugu agiye kujyamo, igihugu iyo ndege igiye kujyamo. Traore mu guca bugufi yarongeye aricara aratuza. Wa mwana w'umuhungu baramuhagurutsa aragenda ajya muri economy, ajya mu myanya isanzwe y'abagenzi basanzwe, atishyuriye bamukuraho yishyuriye muri business class. Umukire yahise yinjira, CEO arinjira, azaseka aganira na Clara umukozi wo mu ndege, amusekera cyane, amuzanira champagne yindi, aramwicaza, aramubwira ati cyo mukenera cyose muze kutubwira, turi hano ku bwanyu. Umukire araseka rwose, anaca kuri Traore amurebana agasuzuguro. Ntago yarazi ko igihugu agiyemo gushaka misoko, igihugu agiyemo gushaka gukoreramo business, icyo gihugu ukiyoboye nyiracyo amwicaye iruhande, ariko ntiyamwitayeho, yamurebanya agasuzuguro ariyicarira. Niko yatangiye kuganira na Clara. Ubwo Traore ari ku ruhande arabumva, ari hafi yaho arabumva. Niko umukire yamubwiye CEO amwe ati ubu undeba gutya, ngiye muri Afrika buriya ndingenzi cyane ku bihugu bya Afrika, ndabifasha especially naho ngiye muri Burkina Faso bafite ibibazo. Buriya nagerageje no kubashyira ibintu ku murongo, leta yawo yari ifite ibibazo bya politika, ngerageza kubagira inama ndanabafasha. Ati ubu barantegereje cyane, ndingenzi akubanyafrika. Clara araseka aravuga ati biragaragara sawa, biragaragara rwose, kandi mugize kugira urugendo rwiza. Ibrahim Traore yari yiyicariye, arongera yirebera muri telefone, aratuza, ntiyagaragaza kurakara ku maso, ntiyagaragaza ko abonye uko basuzuguye abanyafrika, uko basuzuguye abirabura, uko bamufashe. Noneho hiyongeraho n'uwo mugabo uyu CEO, amagambo avuga y'ububeshyi ko yageze muri Burkina Faso, yabafashije gushyira ubutegetsi ku murongo. Ibyo byose yari yatuje, umurebye ku maso ubona ko nta kibazo afite. Ntago bari bafite igitekerezo cy'ikintu cyari kigiye guturika mu masaha yari ari imbere y'inkuru yari igiye kuba kasamutwe ku isi. Nta muntu n'umwe mu ndege wari ufite igitekerezo kibigiye kuba. Igihe cyarageze, indege irahaguruka, bafata urugendo. Ibrahim Traore atuje cyane, afite telefone ye, abagenzi bamwe ku ruhande batangiye gusinzira. Wa mukobwa ngo ni Clara mu gasuzuguro gakomeye araza yegera Traore, aramubwira ati twabaha iki cyo kunywa? Traore aramubwira mu ijwi rituje ati nta kibazo, munzanira amazi. Traore bamuzanira amazi, yinywera amazi. Mu masaha yegeye imbere, abagenzi bamwe batangiye gusinzira, urugendo bari barugezemo hagati. Umugore umwe wari ku ruhande yubuye amaso. Uwo mugore yari n'ubundi umunyafrika, yari muri Burkina Faso. Yubuye amaso, abona ni Ibrahim Traore, avugira hejuru avuga ati uyu ni Perezida wacu, atuzi ko yari Perezida wacu mu ndege isanzwe
kampani itwara abagenzi isanzwe nta wari kwizera ko uwo mugore ibyo avuga ari byo. Bamwe ku ruhande barasetse, nta n'uwateye komenti, basaga nkaho bamugize nk'umusazi, baramwihorera bigumira mu byabo. Bamwe mu mitima baratekereza bati uyu mugore yasaze, gute yatekereza ko perezida yaba ari mu ndege abagenzi basanzwe barimo. Ibrahim Traore yarabyumvishe, asa nk'utabyitayeho, yaktinga nkaho bamwibeshyeho, arituriza, aricecekera. Agahenge karongeye karagaruka mu ndege, abantu baratuza, urugendo rurakomeza. Nawe arufite igitekerezo cy'ibyari bigiye kuba mu masaha ari imbere. Bageze mu kirere cya Burkina Faso i Ouagadougou. Mu kirere batangiye kurandinga, abari bari muri cockpit captain arebye hasi ku kibuga cy'indege, abona huzuye amamodoka y'umukara, ama SUV y'umukara, imodoka z'abasirikare, imodoka za gisirikare zihuzuye. Avugisha abari mu ndege, abwira abakozi bari mu ndege ati niki cyabaye, iki gihugu tujemo nta mutekano gifite. Ku kibuga cy'indege huzuye imodoka nyinshi, ama SUV, imodoka z'abasirikare nyinshi. Ati hari ikintu gishobora kuba cyabaye kidasanzwe. Abagenzi batangiye kugera ku kibuga cy'indege, barebeye mu birahure, batangiye kugirwa, baravuga bati niki cyabaye hano? Ese iki gihugu kirimo intambara? Abatari abazi Burkina Faso, abari baje bwa mbere, batangiye kugira ubwoba, imitima yatangiye gutera, batangira kugira ubwoba bati ibi ntibishoboka. Ariko bamwe mu bagenzi bari barimo baravuga bati byanga byakunda, hano hantu kuri iki kibuga cy'indege hashobora kuba hagiye kuza umuntu ukomeye, ni nayo mpamvu hashobora kuba hari protocol ingana gutya. Uyu mukobwa Clara wari wabaye inshuti cyane n'uyu muherwe, n'uyu munyamafaranga, n'uyu witaga umunyacyubahiro CEO. Clara yavuze ati ibi bintu ko bidasanzwe, abwira umukire ati hano hantu hashobora kuba hagiye kuza umunyacyubahiro ukomeye. Umunyacyubahiro wiyitaga ko arenza abandi mu ndege, CEO, yarasetse mu gatwenge ati abwira Clara, amubwira ati no, hoya ni njyewe Clara, nabikubwiye, ndi umuntu w'ingenzi, njyewe ndi umuntu w'ingenzi kuri Burkina Faso, ni njye baje kureba. I know kari njye baje kureba. Uko indege yagendaga irandinga yegera imbere, niko babonye itangazamakuru ryinshi, nibwo babonye minisita w'umutekano, minisita bambaye amakote, bahagaze bari pose, basa nkaho bategereje umuntu barengeje ibyubahiro, basa nkaho bategereje umuntu w'igitangaza, umuntu bahereza amategeko. Ku kibuga cy'indege Ouagadougou hari hatuje, umutuzo wari mwinshi, umutekano wari wakajijwe. Indege yageze ku butaka, indege iralandinga. Indege irandinze, yarafunguye imiryango, hahita hinjira abagabo bambaye imyenda y'amakoti, bafite ama ekuteri mu matwi, bakenyereye kuri za pisto. Mu rukenyerero rwabo huzuyemo amapisto, binjira mu ndege straight, binjira muri business class, bagera imbere ya Ibrahim Traore, bamuterera amasari, baramuga ati urakaza neza Monsieur President. Igikuba, guceceka, gutera kw'imitima y'abari bari mu ndege, gutungurwa, ntako bari bazi ko bari kumwe na perezida mu ndege. Baratunguwe, baraceceka. Uwitwa Clara yarebanye isoni, atangira gutitira. Wa mu CEO nawe agira ubwoba, aratitira. Ibrahim Traore arahaguruka, yicishije bugufi, asuhuza abacunga umutekano we, asuhuza abajepe be, arababwira ati murakoze. Ako kanya wa mukire, wa mu CEO yagize ubwoba bwinshi, asuhuza perezida, aramubwira ati mwiriwe Monsieur President. Traore mu guca bugufi cyane, agaragaza ko nta cyabaye, nawe aramusuhuza. Ako kanya hinjiye abandi abajepe benshi, umwe avamo, abwira uyu Clara ndetse na CEO, arababwira ati
mwebwe babiri turabashaka, dushaka kuganira namwe, muze hari ibyo dushaka kubabaza. Clara mu bwoba bwinshi mu kuvuga didimanga ati no njyewe, ati mbwo muranshakira iki? Abacunga umutekano wa perezida baramubwira bati ni ibibazo bikeya dushaka kubabaza. Barasohotse, bakigera hanze perezida nawe yasohotse, bakigera hanze bahise bambikwa amapingu. Bakimara kwambikwa amapingu, buri umwe bamushyize mu modoka ye y'umukara yijimye, agenda ukwe bamushyizeho amapingu. Cyari igikuba, abantu bahagaze aho bareba perezida, abagenzi babona hari abazungu bambitswe amapingu. Igikuba cyahise igicika. Perezida aho ngaho baje kumwakira, Ibrahim Traore mu ijwi rituje yabwiye abantu ati hari ibintu tutazigera twihanganira hano ku butaka bwa Burkina Faso. Nago tuzigera twihanganira discrimination, nago tuzigera twihanganira kurobanura umuntu ushingiye ku ruhu. Icyo nago tuzigera tukihanganira. Amafaranga ntacyavuze kuri twebwe abanyafrika mu gihe abantu bakizana ibihe byashize by'ubukoroni bashaka kugarura ubukoroni. Ati ubu ni ubutabera, na amategeko agiye gukurikizwa. Basuzuguye abantu bashingiye kuko bagaragara, basuzuguye abantu bashingiye ko ari abanyafrika, ariko ntago bari bazi ngo ninde bari gusuzugura, bari gukora ivangura. Embassy y'Ubufaransa yahise ibyinjiramo, batangira guhamagara telefone ziracicikana. Clara bamujyana he? CEO bamujyana nawe gufungirwa ahe? Uyu Clara yisobanura avuga ati njyewe ntago narinzi wari we, ntago narinzi ko ari perezida. Baramusubije bati umuntu wese ugomba kumufata nk'umuntu, nk'ikiremwa muntu, ukamwubahira ko nimba yishyuye muri business class ariho agomba kwicara. Ntimwigeze we mubimubwira mbere. Yarazindutse uwo mwana mwakuye muri business class yishyuye mukamujyana muri economy atariho yishyuriye. Wagombaga kumufata uko ari umuntu, ukamwubaha kuko ari umuntu utagendeye ku cyari cyo. Ariko aka kanya mwakinnye ningwe, mwakinnye nibitajya bikinishwa. Kandi Imana yashatse gutanga ubutabera binyuze mu rugendo perezida yashatse gukora yiyoroheje kugira ngo arebe abantu batekereza gute, abantu dutekereza gute. Ryabaye isomo rikomeye, yabaye inkuru yakasamutwe, ariko nanone wowe udukurikiye, wowe utwumva hano, bakakwiye gukuramo isomo, inyigisho zikomeye. Nitwa Sebo Rexon, you have to know me and to love me. Byinshi byiza bituma umenya, uzajya ubisanga n'ubundi kuri Menyekana TV. Menyekana TV.